Haleluya Yesu, Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Reka dusangire ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Hahirwa udafite ikindi kintu yishingikirije, hahirwa udafite ikindi kintu atumbiriye, hahirwa udafite ikindi kintu yizera, hahirwa gusa uwizeye Yesu Kristo. Hahirwa uwizeye Imana, hahirwa uwizeye umwami wacu Yesu Kristo, hahirwa uwizeye uwaduhanze, hahirwa uwizeye uwaducunguye. Uwo niwe wenyine uhiriwe gusa. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya isura 17 ku murongo wa 7 tugarukira ku 8 haravuga ngo hahirwa umuntu wizeye Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Kuko azahangwa n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishora imizi yacyo kikayishorera mu mazi. Tikizatinya amapfa nacana, ahubwo ibibabi byacu bizahorana itoto. Tikizita ku mapfa cyangwa se ntikizita ku mwaka wacanyemwo amapfa, kandi ntikizera kandi ntikizagira gute, tikizareka kwera imbuto zacu. Amen. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akongera akamubera iki? Akamubera ibyiringiro. Abo nibo bonyine bahiriwe. Ijambo ry'Imana uyu munsi rije rivuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, kandi Uwiteka akagira gute? Akamubera ibyiringiro. Kuko muri no minsi hariho abantu basigaye barizeye ibindi, hariho abantu basigaye barizeye amaboko yabo, bakizera ubutunzi bwabo, bakizera ibyo batunze, bakizera ibyo babona, bakizera ababyeyi babo kuko bagifite ibyo babafashamo, bakizera abavandimwe, bakizera ndetse n'inshuti. Imana ishimwe cyane. Ariko ijambo ry'uyu munsi mwene data rije rikubwira ngo hahirwa uwizera Uwiteka, kandi Uwiteka akagira gute? Akamubera ibyiringiro. Kuko uwo ni utazarangira, uwo ni Alpha na Omega, ntagira itangiriro ntagira n'iherezo, iwe azahoraho. Rero uwamwizeye wese, uwo ntabwo azatsindwa, uwo ntacyo azaburana Uwiteka. Ariko wakwizera abana b'abantu, umunsi umwe ukazanababura, ariko Uwiteka nta nubwo duteze kuzamubura, kandi nta nubwo yimiswe n'abantu ngo wenda ingoma yiwe ngo izarangira. Ingoma yiwe izahoraho iteka ryose, kandi we ntafite itangiriro ntanafite iherezo. Imana ishimwe. Ayo maboko wizera azagira iherezo. Abo bakomeye wizera, abo bazagira iherezo. Ako kazi wizera, ako kazagira iherezo. Ibyo utumbiriye, ibyo bizagira iherezo. Ayo mazu ureba, ayazagira iherezo. Ariko uwizeye Yesu Kristo, uwo ntazagira iherezo, kandi na Yesu Kristo ntiyazagira iherezo. Imana ishimwe cyane. Na Yesu Kristo ntazagira iherezo. Ni nayo mpamvu rero abamwizeye, abo baguwe neza, abo bafite iki? Abo bafite amahoro y'iteka ryose, kuko Yesu Kristo yamyeho kandi azahoraho, kandi atunze byose, afite byose, byose biri mu kiganza cyiwe. Rero abamwizeye, abo bafite byose, abo bafite amahoro, abo bafite umutuze, abo bafite confidence, abo bararinzwe, abo bari mu mahoro. Uwiteka ashimwe. Abo bonyine gusa abo nibo bahiriwe, abemeye bagahindura Yesu Kristo ibyiringiro, bakamwizera ku manywa na nijoro. Imana ishimwe cyane. Abitandukanije n'ikibi bakizera Uwiteka Imana, abitandukanije n'urugambo, abitandukanije n'ibikorwa bya Satani, abitandukanijwe n'ibikorwa byose bitemewe, n'ibikorwa byose bigize gute? Bitejejwe, bakemera bakizera Uwiteka, bagashira Uwiteka imbere, bagatumbira Uwiteka, bakabona kuko atari bo, bakabona kuko atari imirimo yabo, bakabona kuko atari inshuti zabo, atari n'ababyeyi babo, bakabona ko byose bituruka mu kuboko kw'Imana, bakizera Imana, bakemera kuko ubuzima bwabo burinzwe nayo, bigatuma bamwizera, bakicarana ubuzima buzira ubwoba. Imana ishimwe cyane. Niko umwanditsi wa Zaburi yabivuze isuri muri Amen. Umwanditsi wa Zaburi niko yabivuze, arabivuga hara ku isura 1 umurongo wa 2 no kuri 3. Aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi,
ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha ngo kandi ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, ngo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacu, ibibabi byacu ntibizagira gute, ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana ishimwe cyane. Kwizera Uwiteka nuko ubanza ukitandukanya n'ibibi byose. Rero uwo niwo muntu uhiriwe, uwabashe kwitandukanya n'ikibi n'icyitwa ngo ikibi, akitandukanya nabyo. Tiyicarane n'abakobanyi kandi ntahagarare no mu nzira z'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Imana akaba ariyo ahora atekereza ku manywa na nimugoroba, ku manywa na nijoro. Hagahora atekereza ku mategeko y'Imana, kandi iyo watekereje ku mategeko y'Imana bituma ubasha kwiyubara kugira ngo udabasha gukora icyo Imana yatubujije. Imana ishimwe cyane. Kandi uwo mutazahanwa n'umuntu watewe hafi n'umugezi. Imana ishimwe. Uwo ntazagira inyota y'amazi y'ubugingo. Ubu turi mu rugendo ko turaja mu ijuru. Izuba riracana rikaka cyane, bigatuma abakirisitu benshi bakubitwa n'izuba bakuma, kuko batewe kure cyane n'amazi y'ubugingo. Imizi yabo bagerageza kwishora bayimanura hasi, bagasanga bayimanuye ku kara, kuko nta jambo. Amen. Nta jambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana niyo nkota yonyine tuba dukoresha mu kugira ngo tubashe gutsembaho ibikorwa by'umwanzi Satani, no gutsemba no gusenya ibyubatswe mu isi y'umwijima. Imana ishimwe. Kuko Yesu Kristo avuye mu butayu yamaze guhura n'umwanzi Satani, aramubwira ati se wahinduye iribuye ukarihindura umutsima ukabasha kurya. Ariko Yesu Kristo ntiyigeze asenga, yamutsindishije iki? Yamutsindishije ijambo. Aramubwira suko byanditswe ngo umwana w'umuntu ngo ntazabeshwaho n'umutsima gusa, ahubwo azabeshwaho n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana, n'amagambo y'Imana. Impamvu abakirisitu bumye nuko batayegemeye kwegera ku mazi y'ubugingo, urugendo rukababana rurerure, bagasonza bakaburihamba. Ariko twebwe iyo twemeye tukizera Uwiteka, tukamuhindura ibyiringiro byacu, icyo gihe tuba twamaze gutegwa hafi y'amazi y'ubugingo. Nta nyota kandi titukigira inyota. Ugasanga umukristo ntakigira inyota yo kuvuga nabi, ntakigira inyota yo gukora nabi, ntakigira inyota yo kugambirira nabi, ntakigira inyota yo kwica, ntakigira inyota gukora kubitejejwe, kuko ntakigira inyota yamaze kunywa ku mazi y'ubugingo. Kandi uwanyweye ku mazi y'ubugingo, uwo aba yarahindutse icyaremwe gisha, aba yarahindutse icyaremwe cyejejwe. Imana ishimwe. Nayo mawazo ya giza tupo hayatapata nafasi humo, na kaa humo nina starehe ni heli sana milele. Imana ishimwe cyane. Mawazo ya giza tupu ntazaba mu bitekerezo bye, ntazaba mu mutwe wiwe. Ibikorwa bipfuye ntibiba mu mutwe wiwe, kuko kera yanyoye ku mazi y'ubugingo, yashoreye imizi yiwe mu mazi y'ubugingo. Kuko muhamagaro wiwe uhora wejejwe. Imana ishimwe cyane. Umuhamagaro uhora wejejwe, uhorana itoto, kuko uwo muntu ntaza yuma n'ibibabi byiwe ibyo bizahorana itoto. Ngo kandi ikintu cyose azakora ngo kizamubera cyiza, kuko ahagaze mu mwanya mwiza. Rero iyo udahagaze mu mwanya mwiza, ikintu cyose ukora tikiba cyejejwe. Ngo kandi cyose ukora mu gihe cyose uzagikora udahagaze mu mwanya mwiza, icyo cyose kizakubera kibi. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'uyu munsi rije rivuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, kandi Uwiteka akamubera iki? Akamubera ibyiringiro. Kandi kugira ngo wizere Uwiteka nuko witandukanya n'ibidakwiye. Imana ishimwe cyane. Ijambo rya kabiri, uwizeye Uwiteka Imana yacu, uwizeye umuremyi wacu, uwizeye uwatubambiwe, uwo ijambo rya mbere ntagira iki? Ntagira ubwoba.
uwizeye Uwiteka Imana ntazagira ubwoba, ntazakangwa ngo nabiracitse, ntazakangwa n'ingabo zimuhagurukiye, ntazakangwa n'umwijima w'icuraburindi, ntazakangwa n'amagambo amuhagurukiye, ntazakangwa n'ibihe bimuhagurukiye. Uwo kuko yizeye Uwiteka, iyo ahariye ubuzima bwiwe Uwiteka, yemera kuko Uwiteka ashoboye byose, yemera kuko Uwiteka azi byose, yemera kuko Uwiteka nta kiza kimutsinda, bigatuma rero bimumara ubwoba, agahagarara nk'itare, agahagarara atsinzwe, ngo ndetse no mu rupfu hagati akagaragaza umunezero mu maso yiwe. Uwiteka ashimwe cyane kuko nta bwoba uwizeye Imana azagira. Icya kabiri, uwizeye Imana ntazayiganyira. Yakwiganyira gute? Ategereje byose mu kiganza cye. Niko ijambo ry'Imana ribivuga, riravuga ngo tukagira icyo wiganyira, ahubwo byose ubibwira Uwiteka ubisabiye kandi ubyingingiye, ngo kandi wizeye. Imana ishimwe cyane. Uyu ntazayiganyira kuko yisunze umugabo ukomeye, umugabo uruta abandi bagabo, umugabo uruta abakomeye bose, umugabo utazutererana biwe, umugabo utuba hafi ndetse kuruta umwambaro. Amen. Nta bihe biza bimutera ubwoba. Uyu Yesu twizeye nta bihe biza bimutera ubwoba, nta ngwara zimutera ubwoba, nta bakomeye bamutera ubwoba, kuko niwe wenyine ukomeye mu isi no mu ijuru, tawuhwanye nawe. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero n'abamwizeye abo bose batazabanyeganyega, abo ntibazabiganyira, abo bashoye imizi yabo bayishoreye mu mazi y'ubugingo, bafite ubuzima buzira iherezo. Imana ishimwe cyane. Cyo ngaho ntibazabiheba. Hari igihe abakristo bazabageramo bakiheba, bagasuhuza umutima, urugendo rukabasharirira, urugendo rukababerera, rukabakomerera, bagatekereza gusubirayo. Imana ishimwe cyane. Nyamujijya nino yakurikiye mu Kristo ageze iriye imbere, urugendo ruba rubi cyane, urugendo rurakomera, bituma yiheba, bituma yiganyira, bituma ahindukira asubirayo. Ariko nuko atari yaratewe hafi n'umugezi, ariko abatewe hafi n'umugezi abemeye kwizera Yesu Kristo, abamuhinduye ubuhungiro, abamuhinduye ibyiringiro, abo ntibazabiheba. Imitima yabo irakomeye nk'urutare. Imana ishimwe. Imitima yabo irakomeye nk'urutare, abo ntibazabiheba nubwo amapfa yacana. Abo mu mapfa, abo bazabahorana itoto, abo bazabahorana ibyishimo, abo ntibazabakanyaraza mu maso yabo, kuko bafite umutima ukomeye ku rutare, kuko bubatse ku rutare Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Kandi abo ntibaza batinya mu umwaka wacanyemo amapfa. Umwaka wacanyemo amapfa. Hari umwaka uzucyanamwe amapfa, atari n'amapfa y'abantu gupfa. Abantu bizeye Imana bagapfa mu isi y'umwuka, abantu bagasubira inyuma, abantu ntibabe bakicizera Imana, abantu bakavuga ngo ibyo kwizera birarambiranye, abantu bakavuga ngo situation zabaye mbi cyane, reka tubashe gukora ibi kugira ngo tubone ibi. Imana ishimwe. Nika kuriya Yobu yamaze gutegwa n'umwana Satani, amaze kumuteza ingwara umubiri we wose, ugwara ibishuti, uragwara cyane. Imana ishimwe. Kugeza ubwo mukayo yegereye Yobu aramubwira ngo tese uracyakomeje kwizera Imana yawe, tese wahitutse ukipfira yo, ibyo kwizera uracyabikomeje. Yari igihe kiza kigera ibihe byo kwizera ukabona wabivamo, ukabona wareka gutumbira Imana, ukabona wakwigwanirira, ukabona ibyo kwizera ntacyo bikumariye, ukabona wabuze inzira, ukabona nta epfo nta na ruguru. Hoyaye nuko mwene data ibanganira imwe kugira ngo ukomere muri ibyo bihe. Shorera imizi yawe, wishorere mu mazi y'ubugingo, yishorere muri Yesu Kristo. Ibyiringiro byawe bishorere muri Yesu Kristo, ubuzima bwawe bushire muri Yesu Kristo, imibereho yawe ishire muri Yesu Kristo. Nicyo gihe ibihe bitazagutera ubwoba, nicyo gihe amagambo atazagutera ubwoba, nicyo gihe intambara zitazagutera ubwoba, nicyo gihe ingwara zitazagutera ubwoba, nicyo gihe ubukene butazagutera ubwoba, ubupfakazi ntibuzagutera ubwoba. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe ntabwo uziheba, kuko umutima wawe uzaba ukomeye nk'urutare, kuko icyo gihe uzaba wubatse ku rutare Yesu Kristo, urutare rutazarumenwa n'abantu, urutare rutazarumenwa n'ibihe, urutare rutazarumenwa n'isi y'umwijima, urutare rutazarumenwa n'abantu. Imana ishimwe cyane. Ubaka ku rutare, wizere Uwiteka Imana kandi umuhindure
umuhindure ibyiringiro, ari we wiringira wenyine. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Iyi nzira turimo ni inzira itoroshye, ni inzira yananiye benshi, ni inzira iri mu izuba ryinshi, ni inzira y'ubutayu, ni inzira abemeye gukurikira Yesu baza bagera igihe kimwe bakicwa n'inyota. Ariko uyu munsi ndakubwira ngo ngwino winywere ku mazi, ngwino utegwe hafi n'umugezi. Hari abaza baza bakanywa bakisubirirayo, bamara gushikiriya, bamaze gushikiriya ya mazi amaze gushira bakicwa n'umwuma. Hari abaza baza bagategera ijambo rikabafasha mu gihe gitoya, bamara bakigendera ntibasubire kandi kuri heza umwanya. Ariko uyu munsi wa none ndakubwira ngwino utegwe hafi n'umugezi, ariho wibera, hariho ubuturo bwawe bwibera. Ntiwongere kandi kuhava, tuve mu Uwiteka, komeza uwiberaho, hashinge ibirindiro byawe, hashinge ubuturo bwawe, ubuzima bwawe nibwiberaho, wiberane uturane n'Uwiteka. Amahema yawe yashiraho kugira ngo ubashe gushorera imizi mu mazi y'ubugingo, kugira ngo no mu gihe izuba rizacana amashami yawe azahorane ibitontoma, amababi yawe azahorane ibitontoma, umuhamagaro wawe uzahorane ibitontoma. Mu izina ry'Imana dusenga, ndakubwira uyu munsi wa none wowe numva, iyo waroye ahantu uzafatwa n'inyota, iyo izuba rizakwakira, ubutayu buzakuremerera, inzira izakubana ndende, inzira uzayisangamo umwijima, uzayisangamo basheni barati na geshemu, abo bose bo kukubuza gukurikira Uwiteka Imana. Abaguhagurukira bazaba benshi, ibibazo bizaba byinshi, intambara zizaba nyinshi, umwanzi Satani azazikugabaho, kuko watewe hafi n'umugezi. Izo ntacyo bizagutwara, ariko nibigusanga kure n'umugezi, icyo gihe uzabasha kuma, kuko utegereye amazi y'ubugingo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Iyo watewe hafi n'umugezi nta kiza kigukanga, ubupfakazi ntibuza bugukanga, ubukene ntibuza bugukanga, ibihe bibi ntibiza bigukanga, kubura akazi ntibiza bigukanga, amagambo kugushoraho abantu gushoraho amagambo, icyo gihe ntibiza bigukanga. Imana ishimwe cyane, kuko washoreye imizi yawe yarashotse neza igera ku mazi y'ubugingo. Hari abantu baza bashogwaho n'amagambo gusa, nyanaka akamuvuga n'undi akamuvuga, akabona isi irashize, akabona ibintu karabaye, kandi isi y'umwijima ariyo yabiteguje, ikavuga ngo reka tumugabeho ubu bwoko bw'izi ntambara. Hari igihe Satani akureba akabona ntiwabugikora ibyaha bene bijya bikomeye, ariko akavuga mu gihe uyu atabagikora bino byaha, reka nanje mutera ibi nibi kugira ngo ndebe ko nobasha kugira gute, nobasha kumwigarurira agasubira mu bwami bwanje, kongera kandi nkamukoresha. Ugasanga nicyo gihe yakugabye intambara z'amagambo, nuko yabonye nkuko ibindi wararesiste, ibindi wikomeye wihagazeho, ntiwabasha kwica umuntu, ntiwabasha kugambanira umuntu, ntiwabasha kurenga umuntu, akabona ibyo byose wabihagazemo neza, bigatuma kugaba intambara y'amagambo, bigatuma uyu muntu akuvuga n'uyundi akakuvuga, bigatuma wirwanira. Rero wamara kwigwanira ugatubwiza bw'Imana. Ariko mwene data ndakubwira ngo kugira ngo utinde intambara zose, kugira ngo utinde ibihe bibi, kugira ngo utinde izuba ryatse cyane, kugira ngo utinde ubu butayu, kugira ngo ubashe gukomeza urugendo rwawe, nuko wemera ugategwa hafi n'umugezi, kugira ngo imizi yawe ishoke ije mu mazi y'ubugingo, kugira ngo utazagira inyota ukundi. Imana ishimwe cyane. Nibwo utazagira inyota, kandi tuzagira inyota y'amagambo mabi, tuzagira inyota yo kuvuga nabi, tuzagira inyota yo gukora nabi, tuzagira inyota yo gutekereza nabi, tuzagira inyota yo kugambanira, tuzagira inyota yo kwica, tuzagira inyota yo kwihutira urugomo, tuzagira inyota y'ubusambanyi, tuzagira inyota y'urugambo. Kuko icyo gihe uzaba waramaze guhaga, uzaba waramaze kuzura ubwiza bw'Imana, utakitegeka, usigaye utegekwa n'Imana. Icyo gihe ukuzura ibitontoma, ngo kandi ibintu byose uzakora bizakubera byiza, kuko uzaba uhagaze mu mwanya mwiza. Reka guhagarara mu mwanya utari mwiza,
kuko ibyo byose uzakora mu gihe cyose udahagaze mu mwanya mwiza, inama uzotanga utari mu mwanya mwiza, ibikorwa uzakora mu gihe utari mu mwanya mwiza, indirimbo uzaririmba mu gihe utari mu mwanya mwiza, ibyo byose bizakubera bibi. Amasengesho uzasenga utari mu mwanya mwiza, gufunga fasting yose uzakora utari mu mwanya mwiza, ibyo byose ntibizakubera byiza. Ariko ikizakubera cyiza ni amasengesho uzasenga uri mu mwanya mwiza, ibyo byose bizakubera byiza. Niko bivuga ngo abatewe hafi n'umugezi ngo ibintu byose bazakora bizababera byiza kuko bari mu mwanya mwiza. Imizi yabo yarashotse igera ku mazi y'ubugingo, ubu ko bari inywera amazi y'ubugingo. Mwene data, uyu mwanya ndakubwira ngo izere Uwiteka umuhindure ubugingo bwawe, bwizere Uwiteka wenyine gusa.